banyita Bishop Deo, ndi umupasiteri wo muri iki gihugu. Nkomangira ukwegeye ngo ubuzima bwahindutse ibyubahiro ufasha hasi. So mwebwe muracyari ba bishop na ba potre, twebwe tuririya twiyita abaturage wananchi. So ndanyaruka ngezeyo, ariko hari akantu Imana yambwira ngo mbere yuko ugenda banza ubwira abantu ngo Nairobi, I'm coming in another anointing. Which anointing? Izitera bwoba gusa. So kubera ko ndi umuntu uzwi n'abantu benshi, abantu baza kunyakira ntabazi. Ariko bibuka ko mufuka nsigaranyemo 2,000 kandi iyo njyo ni taxi vatiri. Simfite aho ndi burare, nta hoteli. Muri Kenya nta bushuti bibayo. Nta bushuti bibayo cyane, biri aho ngaho. Abantu batura mu cyumba kimwe, yari inzi ikomeye cyane, icyumba kimwe na saro. Iyo niyo Kenya. Ntabwo ari ibibyanyu mwubaka inzu, chambre zikabamo ziri mu busa, izindi zikararwamo n'imbeba. Hariya ntibibayo. So nibwiraga bamaze iminsi batambona batanyumva, maze icyumweru n'umunsi umwe ngeze hano muri iki gihugu. Nari Nairobi, Kenya, mfite urusengero Nairobi, mfite urusengero Eldoret. Naje mwivuga butumwa nyaza Kampala, za Ntebe, za Mbarara, za mbanije mu Rwanda. Hanyuma rero ubu ngubu ndimo ndafasha ku bantu, ariko naje kwisurira umuryango no kureba abakristo bagihumeka ko Yesu akiri umwami. Nimuvuge ngo amen. Uva rero bakozi b'Imana ikinzanye hano, nje gusura mushuti wanje no kumusubizamo imbaraga. Amen. Ko mutansubiza bite byanyu wa ugira ngo muransinzirana? Je ntabwo wansinzirana, nari nkisuhuza ariko ubu ndaje tubonane. Mpera Yesu icyubahiro, muvuge ngo Bwana sifiwe. Ndashaka kwigisha ku mbaraga z'igicaniro. Muvuge ngo igicaniro. Ese ko munyitegereza nkaho umuneka muranshobora sugira ngo ashwi da gende mu bindi birere. Ubu nanjye ndacyabashakisha, turacyashakana twese. Ngirira utya ntabwo muri bunshobore. Jewe ndi umwadeperi, jewe ndamadini yose. So uko waba warareze uko ariko kose turashobokana tu. Mbwirira mwene se mbwiti turashobokana. Angaria bwana, tizama bwana, aba bajama abaju. Buri gitangaza ukeneye mfite password yacu mu izina rya Yesu. Agira umuntu umera Yesu amashimeza cyane. Praise the Lord. Hano aha munzu yanjye iyo umanitse amaboko uraha Imana yakumva. Niyo utekereje neza kubijyanye naha Imana yavuga ngo uriya no mumambure wanjye. Mpera Yesu amashimeza cyane. Jewe ndi wowe aho kugira ngo mfate umwenda wa banke nubaka inzu badateza cyamunara, nafata umwenda nkubaka urusengero bajya guteza nkabwira Imana nti ngaho nibakugurisha. Mu minsi 3 Imana yankubise ubutaka bungana na hectare 1.5. Umudamu arayakanura n'ubu ngo baracyayakanuye. Izi gukora kandi gakorera rimwe. Niyo masengesho ngo usabira ikorere rimwe mu buzima bwawe. Ninde wayimpera amashimeza cyane. Praise God. Iyo yakoze irakora. Mwe mujye muyiririmba ariko munayizi. Bira muririmba musimbuka ibi bibona. Mubikore mubishizeho gahunda. Izabahemba mucanganyikirwa. Yahisemo kuguhemba ntabwo ihembesha, iraguhembika na guhembera. Mubikore mubikoze kandi byabyo biravuga ngo ubikora bikunza aragorerwa. Yimpera amashimeza cyane. Praise God. Mubikore mudahatwa. Serving God. Mubikuri ndani mu mutima. Iyo uri muri Kristo Yesu buri cyaremwe kishya. Ibyakera byose dore bigize bite bikuweho, kandi dore byose bihindutse bingahe bishya. Uri muri we nta cyabura. Niyo ukibuze mu gitondo nimugoroba kiba cyahageze. None sayo mashyi uko mana ya gitifu ko mamashi ya Yesu. Hani ibintu byo kuza muje gusenga mumeze nkaho mugurisha imiti ya Kinyarwanda. Shiraho isura iryoshye. Bantu bagurisha imiti ya Kinyarwanda nibo baba bareba nk'abari gitabi. Shiraho face nzima. We are in the presence of God. Something new must happen today. Hakigomba kuba uyu munsi. None se reka nkubaze, ufite ibibazo, wambaye ibibazo, ninde wakwiteza? Shira agasimayiro kejo hazaza ko ejo bishoboka. Yewe pastor ubunde bahangaha ibintu byarancanze, uzanacanganyikirwa umva
satani nanagutera mwirengagize ko atarahari komeza ubyine usavinga Imana uririmbe ako niko kazi ka Yesu shaladada nimuvuge ngo mu izina rya Yesu nimuvuge ngo mu izina rya Yesu nimuvuge ngo mu izina rya Yesu imbaraga zihindura amateka imbaraga zikora ibikomeye imbaraga zikora ibitangaza out Jesus name we command every power shikatapas kalabaroskata every demon come out of this lady right now ikikuboshe kikurekure nonaha mwabapfumu mwe baba demon lose your power now ari marakira uko niko abakira cyangwa mwari muzi ngo ni indi philosophy anga aha kufata ikibuno aha yego vuga ngo Yesu urakoze vuga ngo Yesu urakoze ongera uti Yesu urakoze ongera uti Yesu urakoze shalabora diba sata poshakataya in Jesus name areba hano ujya wunama twuname noneho nije nawe jewe na Yesu nukuri tuzatsinda jewe twigendere uri muragendana na pasiteri twigendere ariko ayo mashi yanyu mukoreshwa n'umuriro shereberesh twigendere mucyacuru ntabwo abyumva twigendere ayesi cyubahiro kamya nkurikira uri kuri connection dushiramo akaziki twajye aha ginamaka twajye tapa musiki give God a praise. I am ashamed. Sasa tagamattu. Waruziko uri muzima. Ngaho nama. Unamuka? ni inyungu za Yesu kugira ngo akire yiyongereze ibyombo yimesere amere neza kandi uzasaza urinde Imana mungura kuri isi Imana ibaye umugisha ibaye kurama wayihaye mashise ukava muri ibyo ngibyo bya yes kongera tugende dushiramo akazi cyitu
kandagira neza Yesu niwigeze udutererana niwigeze udutererana Haleluya 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 tugire gusha Haleluya 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 Amen Samure suba Haleluya 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 tugire guca tuzamure Yesu cyubahiro Bwana Yesu asifiwe Haleluya 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 gacu turatsinzwe tuvugike arurige babazi dore urukundo bababazwe n'amavuta y'Imana wishyiraho ibyaha bye ku bwacu wishyiraho ibyaha bashoboraga kutabyitaho Jemumyaza ngaribuka nicyo zari kugutwara cyangwa se guhungabane ariko shimwa Urukundo ruhebuje niwashoboye kuzihanganira waritanze uradukiza Haleluya Nacho Haleluya
isezerano twese Ai dufite isezerano ry'Imana ihoraho bigire imbere Ai niwe Ai duhatare ubukwe umwana w'Imana Ai niwe Ai dufite isezerano reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. Mana mutunga umuntu wavuye ruhuha ibiganza. Mana mu izina rya Yesu nkimusengera gusa amaboko yawe naremerera ibyari bimuremerereye kandi imbaraga zawe zitsikamira umwuka wose wari umutsikamiye. Senya buri gicaniro cyose cyamurwanyaga. Uburwayi wari ufite burakize burundu iteka ryose, ntabwo uzongera kurwara uburwayi. Ijambo rya kabiri, Imana igwaye igikundiro kidasanzwe. Ku musozi w'iwanyu mufite umuntu waroza abantu arabica benshi, arabaroga. N'uyu munsi mufite iryo zina. Imana irambwiye ngo ntimwishe ariko iramwimuye. Icya kabiri, Imana irambwira ngo ugiye kubaka bikomere kuko Satani byawe yarabinyeganyeje byose. Uranezerewe ko Imana igutabaye, urishimye ko Imana ikugiriye neza. Nonaha ugisohoka hano urahura n'ukuboko kw'Imana kukugirire neza. Urasaba Imana ibintu bitatu. Urasaba Imana kugira ngo ikubakire. Urasaba siko bimeze. Urasaba Imana kugira ngo iguhe amafaranga urakennye. Icya gatatu, urasaba Imana ngo igukize uburwayi. Urakize uko ari bitatu birabaye. Reka tuvuge ngo Imana ishimwe ko ibimukoreye. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye ko ibi yasabaga fini birarangiye. Nta mwuka muzongera kumutera. Ngisengera kuri we. Uyu mwuka munigaga, uyu mwuka mufataga mu ijosi birarangiye. Soka mwuka mubiwe. Soka. Soka ndagutegetse. Soka. Fire katika jina la Yesu. Urakoze ko uyu munsi Atashye ari muzima, ubuhamya azabutange. Amen. Reka dushimire Yesu mukijije. Amen.